Amahoro y'Imana abane nawe wahisemo kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi ndetse n'umusanzu wawe twarawubonye. Niyo mpamvu dufashe umwanya kugira ngo tugushimire wowe wahisemo kubana natwe muri ibi biganiro dusanzwe dukora kuri iyi sheni yacu. Ikiganiro The Contract kimaze kugera ahantu hashimishije kubera mwebwe ndetse n'urukundo mutwereka n'ibyo mukora kugira ngo dukomeze tubashe kuba twakomeza kubagezaho iki kiganiro uherereye mu majyaruguru cyangwa mu majyepfo, burasirazuba cyangwa iburengerazuba no mu mujyi wa Kigali n'abatwumvira hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese turabakunda. Imana ijye bahimigisha muri byose mukora. Uyu munsi rero twongeye gufata umwanya kugira ngo tuganire ku kiganiro cyacu The Contract, maze dukomeze duhane ibitekerezo ndetse n'ibyo utabashije kubona twebwe tuba twamaze kubona kugira ngo tubigusobanurire ubashe kuba uyireba wumva neza icyo uri areba ndetse wumva n'igitekerezo cyayo. Uyu munsi ibintu ni byiza ku mpande zose, nituvuga ku mpande zose, umuntu ufite ibibazo byawe wavuga ngo bitari kumugenda neza n'umugabo bita Mitsutsu uri gukomeza ahura n'ibibazo by'uko ndetse uko imiterere yiwe igaragara no kunavuga bigaragaza yuko yaba afite nk'ikibazo kiri mu mutwe, ariko ntago ari uko bimeze, ahubwo ni ukubera yuko ari kwa kundi amaraso y'umuntu umwe cyangwa undi aba adakunzwe muri sosiyete, ugasanga abantu benshi cyane bamufata ukundi kuntu atari, kandi we akagombye kuba umwana mu bandi. Dore ko yagiye gusaba imbabazi bimubera ibibazo cyane, mwabibonye yuko batangiye kumutuka bamubwira amagambo menshi cyane, ariko burya iteka ryose umuntu naca bugufi ntabwo ari ukubera ko aba atabuzi kuvuga, ahubwo ni ukubera ko atabashaka intambara, ahubwo aba yishakira amahoro. Ubuzima busanzwe ubundi ni ukuvuga ngo abantu babiri cyangwa batatu iyo bari kumwe, umwe muri bo aba afite amahane menshi cyane, ariko ntabwo ari ngombwa yuko ayo mahano yazana mu bihe bitandukanye. Jya umenya igihe amahane yawe agomba kuba yakorera cyangwa igihe wagomba kuba umunyamahoro, kubera yuko rimwe na rimwe hari igihe usanga ugize umujinya mwinshi cyane, ugasanga hari ibintu byinshi cyane wangije. Nk'uno mugabo bigiye bijya utamenya ko kubana n'abandi bantu neza yitwaje ngo afite amazu yiwe, kandi ntazi yuko ibi byose ari umuyaga. Ejo umuyaga cyangwa umutingito waza ukabikubita hasi, maze ugasanga nawe asigaye nta kintu afite, ari nyakamwe. Ugasanga atangiye kujya avuga ngo iyo mbimenya nari gukora iki ngiki nkabana n'abandi abantu neza. Burya baravuze ngo ibintu ni abantu, iyo udafite abantu burya na bintu byawe nta gaciro biba bifite, kubera yuko ibyo byose ari ubusa. Ni ukuvuga ngo rero uno musore ukiri mutoya ufite mushiki we bita Jojo, we ikibazo kiwe ni ubukene ndetse n'ikindi kibazo afite ni ukubera ko ataramenyera cyane, kandi ikindi ikibazo afite si ukuba yarakunze, ahubwo ikibazo ni uko batangiye kumubuza umudendezo wiwe. Mu buzima busanzwe iyo umuntu ageze mu mujyi afite umuryango asanze cyangwa umuvandimwe asanzemo, maze amuha kondisiyo zibaho n'izitabaho zo kutavugisha abantu no kudahura n'abandi bantu, zitazi impamvu abantu benshi cyane babikora. Si Mitsutsu wenyine, bibaho no mu buzima bwa buri munsi. Aha ngaha tugenda tubibona yuko umuntu ava mu cyaro cyangwa yivira mu giturage cyangwa avuye ahandi hantu akaza mu bundi buzima muri iyi sosiyete, ugasanga bari kumuca ku bantu bose abenyamwigendaho, kandi ibyo ngibyo ntabwo byakagombye kuba ariko bigenda mu buzima bwacu. Rero twirukanze cyane, reka twigendere kuri couple zacu uko ari eshatu. Uyu munsi ndashaka ko tuzitsaho dusangaho ibitekerezo, ariko twirukanze duhereye kwa Kiramani ndetse na Nyambo. Ho kubera ko Kiramani amaze iminsi arwaye bitewe n'urukumbuzi, inzu yamubanye ntoya, yamubanye agapfunsi rwose, aragenda akabura aho ajya yakicara akavuga ntibivamo no kurya ntiyaryaga, kubera yuko umukunzi wiwe yari yaramaze kugenda. Umukunzi we wamujijije ahahise hiwe, kandi atakagombye kuba abikora. Ubundi aba kenshi na kenshi uriya mukobwa ni indashimwa. Impamvu nkoresheje iryo jambo ryo kuba indashimwa, nimba baramuhaye miliyoni 70, yumvaga umusore ukiri muto nka Kiramani yarazikuye, nimba atarakoze ibikorwa bibi. Ubundi yakagombye kuba yarabanje no kumubaza kera cyane ngo kumpaye amafaranga menshi, amafaranga wayakuye, ko tutazi kutajya uvuga ababyeyi bawe ko aribo bayagusigiye, waba wayakuye. Bivuze ngo rero we yabaje kwikunda cyane kwiwe, arangije abona ko atagomba kwanga abandi, yatinya urupfu, kandi urupfu n'ubundi naho yaba ari hose kubera ko bakundanye n'ubundi hari abakimwirukangaho. Aka kantu nagakaza, ariko tubwirwa amaze kukavumbura yuko ubundi uwo bita Tayiga ndetse na sendika zabo bifuza yuko Kiramani atakagombye kuba afite umugore, ahubwo yakagombye kuba yitwa Kamirewo, agakomeza diru zabo, maze bagakomeza kuba abagira igitafaranga z'amamiliyari n'amamiliyoni, bitewe n'uko badashaka yuko iyo yabona ikindi kimuvangira kitari uko atekereza ku mirimo yiwe.
dore yuko nawe yamaze atangiye kujya yibwira yuko asize ibintu inyuma n'amafaranga yiwe yose akayaheba. Amaze kuyaheba se uyu mukobwa umukurikiranyeho amafaranga, abanje kumukurikiranaho amafaranga, nubwo amubeshye kamukundiye ibyo abona n'ibyo yaririye mu rugo rwe abona atakigurira cyangwa atabona mu burundi buzima, dore ko yari atangiye kujya avuga ngo akumbuye iminota, akumbuye imbuto, akumbuye utubiswi, akumbuye uduce, akumbuye amajwi, akumbuye iki, nawe nagakumbuye amajwi ahubwo akumbuye icyo nyiri iryo jwi yamuherezaga, kubera ko buri munsi yarafashwe nk'umwana w'inyoni utari yamenya kuguruka, dore ko yamaze kuguruka bamuta akatangira nawe kwihigira ubuzima bwiwe. Ubundi amafaranga yabashije gukura muri ubu buzima yakagombye kuba agenda akayakoresha ibindi nawe akabumushyirigita amafaranga, ariko we bitewe n'uko ayikunda ari n'indashimwa yumva ko yakagombye kuba ari kurya ku yande y'uno mugabo, ahubwo akakomeza kuba yakomeza kugugira ute kugorana ubuzima bugora cyane, mu gihe uyu Kiramani we yumva ko ibintu byose yabisiga gukurikira umugore. Ariko ndababwiza ukuri ko iki gitekerezo afite cyo ni ukubera amaco y'inda nk'ukubera urukundo, ariko nawe arabizi neza ko ibintu yavunikiye yakobokeye mugani wa babandi, amafaranga yatanze y'amaraso, yamenye amaraso menshi cyane, yangiza benshi cyane, yangijana byinshi cyane, akora bibi byinshi cyane, ku buryo aka kanya ashobora kuba yajya kuzimu n'akasatani akamwanga, kubera ko ashobora kuba yarisha abakozi biwe benshi cyane, ndetse akicana abakozi b'Imana benshi cyane, akabura isi akabura nijoro, abantu bakamwanga ndetse na satani ubwe ndetse n'Imana ikamwanga, akabura aho yajya bitewe n'ibikorwa yaba yarakoze. Yego nibyo gushaka amafaranga uyashaka utitaye ku kintu icyo ari cyo cyose, uba witeye ku bapfa, ntabwo uba witeye ku baza gukena, ntabwo uba witeye ku baza kurira, kubera yuko wowe ufite icyo ushaka kugeraho, intego zawe nizo zigomba kuba zagerwaho. Batekereza ko yasiga ibyo byose inyuma agakurikirana umukobwa utazi uko amafaranga akorera, uyo arimo gusa aryabona bigenda neza cyangwa akabona bigenda nabi, akibaza impamvu zitandukanye cyane. Rero ni ibintu bitashoboka, nawe uzi ko bitashoboka neza, ni ukubera yuko uno mugabo yamaze gukunda uno mukobwa cyane, kandi yumva ko ubuzima bwe bwose ari umukobwa, nta kindi kintu cyaba cyagaragara cyangwa cyamufasha kitarimo uno umukobwa. Dore yuko wowe kumukunda ntabwo yamukunze, ahubwo we yakoze ibi ngibi kugira ngo ashe kumenya neza ku mafaranga yiwe afite nta mukobwa wamukatira. Ariko se umukobwa yakatiye ryari umugabo ufite amafaranga, ahubwo kaza ari bo baba bashaka. Nimba umukobwa yarataye umugabo we akamusiga akagenda akajya kumushaka, yewe yibwira ko uwo mukobwa we azamutunga igihe kingana cy'igite, mu gihe yataye umugabo we bakundanye mu butoya bwiwe, maze agakurikira undi mugabo agata wa wundi wa mbere. Aba ari ikibazo gikomeye cyane, wakagombye kuba wibaza we Kiramani, ukibaza ngo nimba uyu nguyu yarataye urugo rwa mbere maze yamara kuruta akaza nsanga ni iki bizatuma urwa ngerwo ataruta. Dore rero ibimenyetso byagaragaje ko inyamba atakunda uno mugabo, ni ukubera yuko we yikundiye ibintu kurenza wiwe. Ikindi afite ubwoba bw'uko yazapfa, ubundi se atekereza iki akababayicwe ndetse ukatuga, kandi byabaye byabaye ko bitasubira inyuma, bitewe n'uko ibihe byacu bigenwa n'umuremyi wacu, nta muntu wabisubiza inyuma. Ariko babaye babisubiza inyuma, nyambo yakagombye kubisubiza inyuma akagera ahandi bacuruzaga imyenda yahuriye na uno mugabo Kiramani, maze mu gihe ari kubabwira ibintu byinshi cyane, nyamba akaba yagira ute yamukatira akigendera, ntiyumve ibyo amubwiye, ntamutegera amatwi, cyangwa se akabava mu bucuruzi ntabukore, akibana n'umugabo we Nsabi bifitiye amahoro yabo. Twabwiye ko tuvuga ku rukundo uyu munsi cyane cyane, reka turebe no kwangira Nsabi uri ufitiye amahoro n'urukundo cyane rukomeye cyane, dore ko ibyishimo byabaye byinshi cyane, yatangiye no gucururoroka. Uyu we ntabwo yifuza ko ibihe byasubira inyuma, dore yuko nawe yaba yihuye n'ufite amafaranga ugomba kuzamukorera byose, nubwo bwose Nsabi yumva ko ibintu byose yabyikorera, ariko ntabwo azi ko mu rukundo ndetse no kubana ari ibintu bibiri bigomba kubaho, ni ukugira ute, ni ugushyira amaboko hamwe, mugakorera hamwe, mugatezanya imbaraga, dore ko ari nacyo gituma umuntu ashaka umugabo cyangwa agashaka umugore, bitewe n'uko ngo umutwe umwe ntabwo ugira inama yuzuye, ahubwo ukeneye undi muntu ukuzuza. Ubundi mu magambo makeya, abantu babiri cyangwa uwe musore uri kugenda uri kunyumva, jya umenya yuko iteka ryose igihe uri wenyine, igihe ubana wenyine mu nzu, jya umenya ko utaruzura, ahubwo ugomba kuzana ukuzuza n'umukobwa, kandi nawe bikaba gutyo nk'uko Bible nayo ibivuga. Si ibyo gusa kandi tuvuge yuko uno munsi tuvuga kuri Bobo ndetse na papa we Tayiga ndetse n'umukobwa Daniela. Uyu munsi dore ko byamaze kujya ahagaragara yuko
papa wa Bobo noneho abashyigikiye ko agomba no gufatira irembo Bobo, ariko ndeka babwira aka kantu mukamenye, ntabwo uno mugabo yishimiye ko umuhungu we yajya mu bagore yaza n'umugore, ahubwo icyo yishimiye ni uko umuhungu we agiye kumugera muri bizinesi, nawe ari gukora igishoboka cyose kugira ngo Bobo agende hakiri kare, azane boro hakiri kare, maze amafaranga bayahekenye nawe akore hayiwe, dore yuko noneho amuteze umutego wo kujya kumufatira irembo. Mutekereza ko uno mugabo utayiga azava ku izima akajya gufatira Bobo irembo, cyangwa se azabyihorera? Sinzi wowe uko ubitekereza, niyo mpamvu mubwiye ngo andika igitekerezo cyawe ushyire muri comment, tubwire ukuntu uri kubyumva ndetse no kuri kubibona, ariko uko ubibona simbizi nimba ariko kuri, ariko niyo mpamvu ugomba kuduha igitekerezo cyawe kugira ngo natwe turebe ibyo namwe muba mutekereza, kugira ngo tumenye ibyo tugomba gukora n'ibyo tugomba kuba twahindura. Ndababwiza ukuri yuko nubwo mwandika comment mukibwira ko tutazibona, turazibona ndetse zikagira no ku mwanditsi wandika filime akamenya icyo muri gutekereza. Niyo mpamvu comment aba ari ingenzi mu buzima bwa buri munsi, kuri bikorwa cyangwa ku kiganiro cyangwa kuri filimi yacu de kontra kwitimi. Bobo yanezerwe cyane, ariko ntabwo ari kumenya yuko yari umutego atezweho kugira ngo ajye kuzana boro, dore ko boro yiwe kujya kureba ino boro ari gushyira icyuma ku izosi ku mutsi, maze wakinyeganyeza maze kigahita kiwuca amaraso akagushiramo maze ugahita upfa, dore ko n'ino boro ifite urupfu rukomeye cyane. Reka mbabwire ngo wakoze kubana natwe, ariko nimba utarakoze subscribe yikore kugira ngo tuzabone mu bindi biganiro by'ubutanditse n'ibindi bikorwa bigiye kuzabica kuri chaîne yanyu. Njyewe nk'ibisanzwe muze ko ngumane gaseye nawe bose nawe utaha.